King Femme tubaye ikaze. Hypertension, umuvuduko w'amaraso cyangwa high blood pressure, wabyita uko ushaka. Iyi ni indwara ihitana abarenga miliyoni 10 ku isi buri mwaka. Iyi ndwara si ya none kuko imaze igihe kitari gito itwara ubuzima bw'abantu. Dusubiye inyuma mu mateka, hagati y'1578 n'1657, umunyasiyanse William Harvey yavuze kuri iyi ndwara bwa mbere mu gitabo cye yise De Montecardie. Mu 1733, Stephen Hales nawe yashyize hanze bwa mbere ibipimo byerekana umuvuduko w'amaraso. Niba ushaka kumenya byinshi ku muvuduko w'amaraso, ibimenyetso biyiranga, uko wakwifasha niba uyirwaye, n'uburyo ushobora kwirinda niba utarayirwara, ntucikwe n'iki kiganiro King Femme yaguteguriye. Mbere yuko dutangira iki kiganiro, reka dushimire abakomeje kutwereka ko mudukurikirana, dushimire abakomeje gukora subscribe n'abatwohereza comment zitandukanye, dushishikariza kandi abatarakora subscribe tubabwira ko muri gucikanwa n'ibiganiro byiza King Femme bagezaho. Ni mukanya tugatangira n'ikiganiro. Mu busanzwe hari ibipimo byerekana umuvuduko w'amaraso yawe niba ari mwiza cyangwa se niba ari mubi, niba harimo ikibazo. Ubushakashatsi butwereka ko umuvuduko w'amaraso uri normali, ibipimo biba bihagaze gutya, biba bifite 120/80 cyangwa se munsi yaho. Noneho iyo ibipimo byerekanye 130/80, uba ufite umuvuduko w'amaraso uri hejuru ariko ku cyiciro cya mbere. Ibipimo niba byerekanye nanone 140/90, uba ufite umuvuduko w'amaraso uri hejuru ku cyiciro cya kabiri. Hanyuma ibipimo byakwerekana 180/110, ahaho uba uri muri riske cyane, uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga mbere y'uko uremba. Wakwibaza uti none se kuki ari ingenzi guhora uzi umuvuduko w'amaraso yawe? Imva ari ingenzi ni ukubera ko iyi ndwara ari silent killer, ikwica gake gake, rimwe na rimwe ntunamenye ko ariyo urwaye. Indi mpamvu ari ingenzi guhora uzi umuvuduko wawe w'amaraso ni uko umuvuduko w'amaraso wagukurura izindi ndwara nk'indwara y'umutima ndetse na stroke. Noneho rero reka turebere hamwe ibimenyetso by'umuntu urwaye hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Umuntu urwaye hypertension cyangwa umuvuduko w'amaraso arangwa no kurwara umutwe udakira. Arangwa kandi no kumva acitse intege cyane, nta mbaraga afite. Umuntu urwaye hypertension arangwa no kutareba neza, muri make amaso ye ntago abasha kureba neza. Umuntu urwaye hypertension kandi ababara cyane mu gituza. Umuntu urwaye hypertension ahumeka bigoranye cyane. Umuntu urwaye hypertension umutima utera mu buryo butandukanye, rimwe ugatera wihuta, ubundi ugatera gake gake. Umuntu urwaye hypertension kandi ashobora kujya kwihagarika, hanyuma mu nkari agasangamo amaraso. Niba ubonye ikimenyetso kirenze kimwe kuri wowe muri ibi tuvuze haruguru, ihutire kujya kwa muganga byihuse cyane kugira ngo utabare ubuzima bwawe. Ubwo tumaze kubona ibimenyetso biranga umuntu urwaye hypertension, reka turebere hamwe noneho ni igiki gitera iyi ndwara, ni igiki gitera hypertension. Ubushakashatsi buvuga ko ikintu cya mbere gishobora kugutera hypertension ari ukunywa itabi ryinshi. Ubushakashatsi kandi butubwira ko ikindi kintu cyagutera kurwara iyi ndwara ya hypertension ni ukugira umubyibuho ukabije, ari byo bita obesity. Ubushakashatsi kandi buvuga ko ikindi kintu cya hypertension ari ukumara igihe kinini wicaye nta murimo ukora kandi ntunakore siporo. Ubushakashatsi kandi buvuga ko ikindi kintu gishobora kugutera hypertension
ari ukurya umunyu mwinshi mu mafunguro yawe ya buri munsi. Ubushakashatsi kandi buvuga ko ikindi kintu gishobora kugutera hypertension ari ukunywa inzoga nyinshi, ukarenza amacupa 2 y'inzoga ku munsi. Ibyo bishobora kugushyira muri riske yo kuba wagira iki kibazo cya hypertension. Ubushakashatsi kandi buvuga ko ikindi cyagutera hypertension ari ukugira stress. Ubushakashatsi kandi buvuga ko ikindi cyagutera hypertension ari ugusaza. Ku bantu bageze mu za bukuru bibasirwa cyane na hypertension. Uruhererekane rwo mu miryango naryo ishobora kuba intandaro yo kuba warwara hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Kurwara impyiko by'igihe kirekire nabyo byagukururira kuba warwara iyi ndwara ya hypertension. Ikindi ubushakashatsi buvugaho kubura ibitotsi nabyo ni kimwe mu bintu byatuma urwara ino ndwara ya hypertension. Mukunzi wa Cooking Fame, niba uri kudukurikira wasuzuma muri ibi bintu bishobora kuba byatera hypertension, ibishoboka ko wabyirinda ukabyirinda kugira ngo usigasire amagara yawe. Noneho rero reka turebere hamwe niba waramaze kurwara iyi ndwara uburyo wabasha kwifasha kugira ngo umererwe neza. Icyambere ubushakashatsi butubwira ni ukugerageza gukora siporo nibura iminota 10 ku munsi. Ubushakashatsi kandi buvuga ko niba urwaye ino ndwara ya hypertension ukaba wifuza gukomeza kumera neza, gerageza uringanize ibiro byawe. Niba ufite ibiro biri hejuru, gerageza ubigabanye. Gerageza kandi urya ibyo kurya byujuje intungamubiri, wibande ku mboga n'imbuto, bityo uzabasha kumererwa neza nubwo waba urwaye ino ndwara. Ubushakashatsi kandi bugira inama abantu barwaye ino ndwara ya hypertension guhagarika kurya umunyu cyangwa se ibiryo bivuye mu nganda bikoranwe umunyu. Ubushakashatsi kandi bugira inama abantu barwaye ino ndwara ya hypertension kwirinda kunywa inzoga nyinshi. Ikindi ubushakashatsi bubwira abantu barwaye ino ndwara ya hypertension kugira ngo barusheho kumererwa neza ni uko ugomba gufata imiti yawe neza nk'uko muganga yayikwandikiye. Noneho rero reka turebere hamwe icyo wakora kugira ngo wirinde hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso niba utarayirwara. Icyambere ni ukurya indyo yuzuye igizwe cyane n'imboga n'imbuto. Bizubaka ubuzima bwawe, biguha ubudahangarwa, bityo utandukane n'iyi ndwara. Icya kabiri ni ukuringaniza ibiro byawe wirinda kubyibuha cyane. Niba ufite ibiro byawe byinshi, gerageza ubigabanye. Niba warakurikiye ibiganiro bya Cooking Fame, twakubwiye uburyo ushobora kumenya niba ufite ibiro byinshi ugereranyije n'uburebure bwawe. Ubwo niba utarumvishe iki kiganiro, twakugira inama yo kucyumva kugira ngo usobanukirwe n'uburyo wamenyamo niba ufite ibiro bikwiriye cyangwa se niba ufite ibiro byinshi. Niba kandi ushaka kwirinda ino ndwara ya hypertension, gerageza ukore siporo uyigire umuco, bityo uzatandukana n'iyi ndwara. Ubushakashatsi kandi buvuga ko niba ushaka kwirinda ino ndwara ya hypertension, irinde no kunywa itabi kuko itabi rizakwangiza kandi rizatuma ubasha kuba warwara ino ndwara. Niba ushaka gutandukana no kurwara hypertension, irinde kunywa inzoga nyinshi, nturenze amacupa 2 ku munsi niba uri umugabo cyangwa se icupa rimwe niba uri umugore. Niba ushaka kandi gutandukana n'ino ndwara ya hypertension, gerageza usinzire neza kandi usinzire igihe gihagije. Bakunzi ba Cooking Fame, amagara mazima nicyo gishoro dufite. Reka twese turengere ubuzima bwacu twirinda umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Reka tubashimire ko mwakomeje gukurikira iki kiganiro cyacu, kandi dushimira abakomeje kutwereka ko mudukurikira umunsi ku munsi. Dushimire abakoze subscribe n'abakomeje kohereza comment batubwira niba hari icyo twahindura cyangwa se niba hari ikindi kiganiro bifuza ko twabategura. Twibutse kandi abatarakora subscribe,
tubashishikariza gukora subscribe kugira ngo mudakomeza gucikanwa n'ibiganiro tubagezaho byiza kandi bya buri munsi. Murakoze, mugire ibihe byiza, turabakunda.